Ndabasuje cyane amahoro n'imigisha bikomeze kuba kuri mwebwe njyubasuhuza ndi mwene so Byukusenge Theophile turi hano mu murenge wa Mageragere ni mu karere ka Nyarugenge aho twaturutse impande zose zigiye zitandukanye by'umwihariko twagiye kubera ababyeyi amaboko twagiye kubabera umugisha twagiye kubakuraho umugisha mu buryo bugiye butandukanye aho twaturutse mu bice bigiye bitandukanye ariko ntabwo turi bandi turi korali Adonai abamubona mu buryo bugiye butandukanye ni korali Adonai ngira ngo reka dutangire tubabwira abo bari bo ibyinshi bigiye bitandukanye muragenda mubyumva mu majwi agiye atandukanye gusa ikituvanye mu ngo zacu kikatujyana mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere mu kagari ka Nkuba nuko tugiye gusura ababyeyi batatu. Aba babyeyi murabyibuka neza ibyabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 habaye jenoside yakorewe abatutsi. Ababyeyi jenoside yabasize cyangwa se basigaye ari bonyine, basigara nta mwana, basigara nta mugabo, basigara nta miryango. Dufite u Rwanda rufite Imana kandi natwe twese dufite Imana. Nibo twagiye gusura rero, reka nkomeze kugenda mbasobanurira uko igikorwa cyagenze, reka nkomeze kugenda mbabwira uko buri kimwe cyose ngiye muri kubona nari ndimo ndivuga mu bigaragara, ndimo ndasobanura uko ibintu bimeze, maze gusobanura ukuntu cyakurikiyeho ngira ngo hari aba muri kubona mu modoka nziza. Uyu yitwa Mama Zuru, harimo na perezida turimo tujyanye na perezida wa Donai, twajyanye Jean Baptista. Uyu muri kubona n'abandi batambutse, uyu mugajipo k'umuhondo mu nkweto ndende, mugashati k'umukara, mukobwa mwiza cyane yitwa bakunda kumwita Adede. Icyari kitujyanye cyari gikorwa cy'urukundo. Ndakomeza kugenda mbasobanura twavuye aho ngaho cyangwa se tuve kuri Adede. Ngira ngo uyu muri kubona wundi nawe mu ntambuko nziza hari mukunze kumubona nawe muri korali Adonai yitwa Fabrice. Mu ijwi rya base niwe uririmba base mu ntambuko nziza cyane yitwa Fabrice. Twari tumaze gukata tugeze muri quartier aho tugomba kuba turi, birumvikana tugezeyo nyirizina twagombaga guparika bakatwakira cyangwa se abarimbyi nabo bakabanza bagasuzanya, kuko mbere yuko tugenda habayemo guhamagarana kenshi, bamwe barakererwa. Twarazindutse, tumaze kuzinduka tugerayo dutegereza bagenzi bacu. Ngira ngo hari mu rukubona Fabrice atambuka, byari ngombwa bagenzi bacu b'abaririmbyi gusukanya no guhana ikaze ababyeyi babakira. Twavuye aho ngaho cyangwa se twavuye muri icyo gikorwa twerekeza nanone mu kuba twatangira gutekereza uburyo twakinjira, twatekereza uburyo twahagera neza. Bari bamaze kutwakira, rumvikana batina bari bahageze, bari bakerewe ariko bari bahageze, babaganizi bari bamaze kuhagira nabo, birumvikana. Sasa dushaka kureba uburyo twakinjira. Reka manze mbereke gato cyane uburyo twinjiye n'uburyo batwakiriye. Ngira ngo hari ahangaha muri kubona baririmbye uburyo bari kuganira, bari guhuza ibiganiro, bari kugira bati mutubwire uko twumvikana. Ngira ngo uyu muri kubonamo wundi umukobwa wambaye agakanzu kutubara twinshi yitwa Fiona, n'umwana w'umuturanyi wangora ariko nawe uririmba cyangwa se nawe umuririmbyi wa korali Adonai. Turimo turaganira, barimo baraganira, nanjye nari ndi gufata amashusho ndi kugira ngo nzereke abantu bagiye batandukanye hirya no hino, mbere ku buryo kugira neza bidasaba umutima w'ubukire, ahubwo bisaba umutima wo kubyumva gusa no kubyiyumvisha kugira ngo icyo gikorwa ube wagikora. Ntabwo ibi turi gukora ari bya bindi biravuze ngo nutanga ukuboko kw'iburyo cyangwa se kw'ibumoso niko ukabimenye. Oya, ntabwo ari byo tugamije kwerekana ibyo twakoze, ahubwo tugamije kwereka abantu ko hakiri ibyo gukora, hakiri abo gufashwa, hakiri abo gusurwa. Abaririmbyi hari icyo dukeneye, abakristo hari icyo dukeneye gukorera bagenzi bacu batameze neza, bari mu buzima budashimishije, ntabwo babayeho nabi, ariko umenya ko bagukeneye, ukeneye ko bakureba, bakeneye ko baririmbira. Mu by'ukuri ababyeyi barishima cyane. Ndakomeza mbereke
ahangaha baba barimo baraganira bari gushaka uburyo bakinjira kugira ngo igikorwa gitangire. Fabrice ati buri wese narebe uko ari bwabigenze cyangwa se buri wese atore icyo aza kwinjira. Murabona twatumaze kwinjira, ngira ngo hari muri kubibona twatumaze baba bari kwinjira baterura ibyo bazanye babijyana mu nzu kugira ngo uyu mubona ufite amakarito y'amazi ndetse n'inyange ni perezida. Birumvikana biragaragara yari perezida perezida wa Adonai niwe twari twajyanye. Birumvikana kwari kugira ngo turebe duhuriza hamwe imbaraga uko ibintu bigomba kugira ngo hari ababyeyi muri kubona uyu yitwa Mamazuru, ngira ngo hari muri kumubona yitwa Tina ndetse na murumuna we ureya muri kubona wundi Adede yaraje nta kintu afite ramwe ati subirayo wanze ugira icyo uzana nawe. Ngira ngo uyu muri kubona, ngira ngo hari muri kubona nono Adede ari kumwe na mugenzi we Fabrice nawe azabaherekeje. Ngira ngo hari mu rukundo ko byari ibintu byiza cyane. Dukomeze mbasobanurira uko ibintu byari bimeze cyangwa se ko twagiye aho. Rero twatumaze kugera mu nzu birumvikana, ngira ngo hari murabona Sara, Tina, perezida ndetse n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye barimo baraganira, by'umwihariko abavukanyisha. Uwo mubona ni Fabrice, ngira ngo hari muramuzi. Twatumaze kugera mu nzu rero igikorwa kiratangiye, katubereke nanone. Ngira ngo anga wari ushinzwe kuyobora iki gikorwa ni Gerard cyangwa se Gerard, yaratangiye igikorwa cyo kuyobora, yaratangiye kugira ngo iki gikorwa kigende neza, ari guha ikaze biragaragara. None ibikorwa nyirizina biba biratangiye. Komeza kwibutsa yuko turi mu muryango wa anti wacu, uyu mama twegeranye, by'umwihariko akaba ari kumwe n'inkoramutima ze, aribo bari abamama babiri havuyemo mama Fiona, akaba aribo baduteranyije hamwe kuri uno munsi, akaba aribo twaje gusura, akaba aribo twaje kuganira nabo, gusangira. Birumvikana twatangiye turirimba indirimbo, tumaze kuririmba indirimbo perezida aradusengera.
gendera mu mucyo, gendera mu mucyo, mu mucyo waka w'Imana. Uri Imana ikomeye, uradukunda bihebuje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubuzima dufite, ubuzima bwa mwuka, ubuzima bw'umubiri ni wowe buduha kandi wowe kiturinze, uhererwe icyubahiro. Tuje muri iyi ngando y'abaja bawe, ndakwinginze ngo ari wowe uyobora gahunda zose zibera aha ngaha, ibivugirwa aha ngaha bibe byo kuguhesha icyubahiro, maze Uwiteka nidutaha izina ryawe rihawe icyubahiro muri uyu muryango, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Ngo turinda kandi dutunganye, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Noneho Gerard akomeza ijambo ari nako ari guhereza ikaze, hakurikiraho Sara cyangwa se dukunda kwita Mama Zulu, aduha ikaze nk'umwe mu bari bashinzwe iki gikorwa. Noneho anti wacu nawe akurikiraho akomeza kuduha ikaze no kudushimira no kutumenyesha no kutwereka abo bari kumwe birumvikana myiza muri rusange muri korali yacu, ariko ubwo no mu bo tubwiriza ubutumwa bose baba babugenewe. Akaba ariyo mpamvu rero by'umwihariko twishimiye uyu munsi. Karibu. Twishimiye kuba tugeze muri imwe mu ntego twahamagariwe. Buri umurimo w'Imana ntabwo ari ukurimba gusa, ahubwo no gufashanya birimo. Uyu munsi rero twaje gufasha, twaje gusura, twaje kwegera bagenzi bacu. Ntabwo ari uko tubarusha ubushobozi, ahubwo nuko nyine haba habayeho kwiteranya tukagira umwe muri twebwe tugeraho. Ni muri ubwo buryo rero nka Korali Adonai ku mugaragaro turi hano, icyo gikorwa cyatuzanye, ubwo buri wese yisanzure, turi inshuti, dukundane, turi abana b'Imana, n'urukundo niyo gahunda yonyine twarazwe nk'abakristo. Murakoze cyane. Ntabwo icyubahiro. Turishimye cyane twebwe ababyeyi nk'aba, turishimye cyane. Iyo tubonye abana bacu nk'aba turanezerwa pe, turishima kuko mu mibereho yacu y'iki gihe twifuza abana nk'aba. Iyo tubabonye rero turishima. Rero turabakiriye, tubakiriye mu izina rya Yesu muri iri cumbi ryacu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Noneho ngiye kubereka nk'uko twabivuganye na mama uyu n'uyu baje kunsura, ababwira nti nubwo muje kunsura mfite abandi bavandimwe banjye babiri. Ngo mfite abandi bavandimwe banjye babiri dusangiye ibintu byose. Ntabwo rero nk'uko mwari muhabitekereje, ntabwo mwansura jyenyine, kandi mfite abantu babiri tugendana aho turi hose, tuba turi kumwe. N'umuntu udutumiye aradutumirana, mbese turi impanga. Nicyo gituma rero nifuje yuko mwansurana n'aba babyeyi uko ari babiri. Amen. Na mama Fiona ndetse twese turi kumwe. Nicyo gituma rero nababwiye ngo uyu mumama yitwa Beatrice, Kakarangwa Beatrice. Uyu yitwa Twagiramungu Sophie. Twagira Maria Sophie. Ubu rero aba bantu twembi uko turi aha, twahoze hano turi abantu 5 b'iciki za jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho umwe arapfa, undi bamujyana mu Ntwaza. Noneho twebwe dusigara noneho turi 3 gusa. None murabona ko n'uyu arimo agendera ku mbago, yaravunitse, ariko ndabashimye cyane ko mugiye kumuzana, mukamuzana akaza namwe akababona akishima, akanezezwa nuko abonye abana baje kudusura. Iyo tubonye abana turanezerwa kuko nta bandi bana tugira usibye mwebwe mwese, ni mwebwe bana bacu. Ubwo rero ari Beatrice, ari na Sofia, ari na murumuna wacu, turabashimye kandi turishimye, kandi dushimye Imana yabahaye igitekerezo cyo kugira ngo muze kudusura.
murakoze rero, Imana ibaha umugisha. Tugiye kwicara ahangaha dusangire ibyiza byose biri aha, ari iby'umubiri ari iby'umwuka, byose tugiye kubisangira. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze rero, Imana ibaha umugisha kandi mwisanzure muri uru rugo rwacu. Umubyeyi akimara gushimira no kuduha ikaze mu buryo burambuye, noneho MC yakomeje cyangwa se wari uyoboye uyu muhango akomeza kutubwira byinshi birambuye kuri korali, ariko kandi asoza ahereza ijambo umuyobozi mukuru wa korali Adonai cyangwa se perezida wa korali, nawe agira byinshi atubwira kuri korali Adonai n'iki gikorwa muri rusange. Nibo twaje gusura bariya kandi twamaze kwishimira mu rugo kuko bamaze no kutugaburira kandi twijuse. Yego, muri uno mwanya rero mumfashe tugiye kwakira umwanya mutoya, tugiye kugezwaho impanuro, inama ndetse n'ikiganiro gitoya na perezida wa korali, by'umwihariko anakomoza ku kuba ku bijyanye n'igitekerezo aho cyavuye, impamvu nyamukuru turi hano. Njye nagiye wenda mbivunagura, ariko mu by'ukuri agiye kudusobanurira birambuye impamvu y'iki gikorwa, uko cyaje, intego yacyo, cyane ko atenangaho nyine tubikoze ari gahunda twifuza kuzagenda dukora, ikazaba ari gahunda ngaruka gihe runaka tuzagenda twemeranyaho, ariko ni gahunda nziza kandi Imana iduheramo imigisha myinshi cyane. Korali yacu tuvuga ubutumwa binyuze mu ndirimbo, ariko n'ubu tuvuga ubutumwa binyuze mu ndirimbo. Igikorwa cyose kijyanye n'urukundo tukibamo, kuko ntabwo ari ukuririmba gusa, buriya no kubana n'abababaye twishimana n'abishimye nabyo biba biri mu nshingano zacu, kuko Imana yaduhaye ni kimwe gusa, ni icyo kuvuga ubutumwa bwayo, kuyihimbaza ndetse no kuba abana bayo mu bikorwa bigiye bitandukanye. Uyu mwanya rero mufashe twakire perezida wa korali Adonai Family Singers, umwanya uhagije agire icyo atubwira, hanyuma nyuma yaho ndaza gukomeza. Murakoze, Imana ibahe. Dushimiye Imana iturinda ku bwije n'uko bukeye, kuva tuvutse mu bwana bwacu, mu mibereho ya buri munsi. Izina ry'Imana yahabwe icyubahiro. Rimwe na rimwe iyo umuntu agiye kuvuga, hajya buri nyine uba uri gutekereza icyo wavuga ukabona ari ntacyo, ariko nyine ukagerageza ukavuga. Korali Adonai ni umuryango, dukora umurimo wo kuririmba, ariko nyine harimo n'umuryango, icyo bita family. Icyo kintu cya family cyane rero tugishyiraho imbaraga kugira ngo tuvuge ubutumwa, ariko cyane cyane tubanje kuba umuryango. Iyo turi umuryango, kuvuga ubutumwa twabaye bamwe biratworohera. Turi abavandimwe, ababyeyi barimo bakaba ababyeyi b'abana barimo, bihita bitworohera tukaba nyine korali ishyize hamwe kubera ko twabaye umuryango. Adonai imaze imyaka 11 ikora, 14 kuko twatangiye kubaho 2011. Twagiye dukura kugeza uyu munsi, kandi turashimira Imana ko ikidutije ubugingo kandi kitwemera no gukora umurimo wayo. Buriya ntabwo uyu murimo dukora, nubwo hagiye tugana tukavangura tuvuna cyane, ariko nanone bitatuvunye nta gaciro twabiha. Izi mvune dukuramo bituma tubiha agaciro, kandi nyine n'uwo dukorera we aba ari kubireba, nawe akaduha izo mbaraga na za mvune zose, akagira ukuntu atugendamo. Y'amafaranga tuba twijujuta twatanze, y'amatike n'iki, umwanya dutanga, Uwiteka akareba uko agenda atworoherezamo ibyo bintu bigakunda. Rero tujye tumushimira iteka n'iteka. Adonai turaririmba, nibyo abantu benshi batuziho,
ariko mu myaka nk'itatu ishize twaricaye turatekereza tubona kuririmba gusa, tukajya mu bitaramo tukarimba abantu bakishima bagasimbuka, twasanze nyine tutaba turi kuvuga ubutumwa bwuzuye. Ubutumwa bwo kubwiriza ku isi yose ntabwo ari gusomera abantu Bibiliya cyane, ntabwo hari ukurimba y'amajwi meza cyane gusa, ahubwo twasanze no kubana n'abishimye n'abababaye nabyo bikwiriye kuba mu byo dukora, kubera ko n'ubundi muri korali yacu igira ubuyobozi ariko habamo icyo bita amadeparitema cyangwa ibyiciro. Dusanga muri iki cyiciro cya sosiyete cy'imibereho myiza dukwiriye kubana n'abantu, abababaye tukabana nabo, abishimye nabo tukabana nabo. Twishimira cyane rero ko muri iyo myaka itatu twabiganiriyeho, ariko nyine bisa n'ibitugora, tugakoramo bikeya ibindi bikanga. Twifuzaga kubana n'abantu basigaye barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, nyine tukabana nabo, tukabereka ko nubwo kiriya gihe byabaye bibi ariko abantu basigaye hakiri habamo abantu beza babana nabo, basa n'imitima, tukabana nabo gutyo. Tukifuza no kujya muri gereza nabo habaye abantu basa nabi, imitima yagiye kure, kugira byibuze tubatarure, n'abandi babaye uburyo bwose. Rero wenda nko muri gereza twatangiye kugerageza kujyayo, ariko iki gikorwa ntabwo twe twakagikoze cyo kubana n'abantu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Turishimira cyane ko byibuze korali uyu munsi ibikoze kandi bigakunda. Twishimiye rero aba bavandimwe twasuye hano, buriya babyeyi bacu ntabwo ari ibintu biba byoroshye iyo mwateguye iki gikorwa kumenya abantu mwasura mwabana nabo, ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko Imana aradufashije nyine inatwohereza aha ngaha. Tunasanga nyine abantu benshi bari muri iyi korali bameze nk'abavandimwe banyu, kubera ko twasanze hari ahantu mukomoka, kandi muri iyi korali no mu bayitangije abo bantu niho bakomoka. Ubwo rero dusanga n'undi tuje mu muryango, twabishimiye Imana. Turashimira cyane rero Imana ko iduha n'abantu baba hafi yacu, nyine bakagenda badusunika, bakadufasha kugera ku byo twiyemeje, harimo nka Mama Berite. Njyewe niyo yabyemera cyangwa yabyanga mwita mama wa Adonayi, kubera ko mama wanyu we buriya ntabwo ari mama, urawe sinzi icyo namwita, ariko ni nka niba ari nyogokuru, niba turi ubuvivi bwe ntabwo nyine nzi ibyo ari byo, tuzajya turi mwita. Yego, uyu mwita mama wa Adonayi, wenda ashobora kuba atarabimenya, ariko n'aha ngaha ajyana ako gatoya, wenda hari ukuntu tuzayimubwira neza. Uyu mama ntabwo turirimbana, ariko ahora muri twebwe, turabana, nta gikorwa na kimwe dukora atakigifitemo uruhare. Turamushimira cyane rero ku nama nziza duha, ndetse agakora no ku butunzi bwe, kugira ngo nyine dukore n'uyu murimo twumva dufite imbaraga. Aradufasha cyane, akadutera imbaraga, akadutera nyine iyo turi kumwe turishima. Imana imuhe umugisha. Nshimira n'abaririmbyi muri rusange, ntabwo tungana gutya, muratubabarira. Twe tuzi ko korali yose izaza, ariko namwe murabizi muri iyi si nyine abantu baba bashakisha, baca hano, nyine Kigali nayo iba yatugaraguye, nyine ugasanga rimwe na rimwe abantu barabuze. Rero aba ngaba babonetse bahagarariye korali, kandi aho turi barahazi, hari n'abandi bagiye kwibuka ahandi hantu. Murabizi ko turi mu minsi 100 yo kwibuka icyo gikorwa, hari ahandi bagiyemo, no mpamvu mubona tutaje turi umubare utubutse, ubundi tugera mu bantu 50, ariko twabonetse tungana gutya, kandi nabyo turabishimira Imana. Rero babyeyi mwakoze cyane kutwakira, kandi twifuza ko ibyo jenoside yakoze ku bwacu, ku mitima yacu, ntabwo twifuza ko byazongera,
kandi turifuza nyine gukomeza kuba abana banyu, atari n'ibingibi dukoreye muri rusange. Umuntu wese wageze ahangaha, ababyeyi nyine bagira ababyeyi be, n'icyo wakora uri wenyine ujye ugikora, ariko na Adonayi uyu ni umukoro tubonye wo gukomeza kubana namwe. Iki gikorwa kizajya kiba ngaruka mwaka, kandi ntabwo tuzajya tujya ahantu hamwe, ariko naho tugiye naho ntabwo tuzajya tuhajugunya, tuzajya tugira ukuntu dukomeza kubana nabo, nyine tubabana mu rugo. Murakoze cyane rero, kandi turabashimiye cyane, muri imfura z'i Rwanda. Imana ibahe umugisha. Wow, byari byiza cyane. Twavuye kuri perezida atangira kwerekana abo bayoborana, by'umwihariko harimo Sara cyangwa se dukunze kwita Mama Zuru, Tina n'abandi bagiye batandukanye. Noneho duhita tujya ku gikorwa, bimwe mu byo Adonayi yari yitwaje harimo imyambaro y'ibitenge bitatu, buri wese igitenge kandi cyiza cyane. Muri iyo myambaro ngira ngo hari muri kugira mubona amashusho turi kugenda tubereka, hazamo kandi ibiribwa bigiye bitandukanye, amavuta yo guteka, ibinyobwa n'ibindi, n'ubufasha mu buryo bugiye butandukanye. Reka dukomeze tubereke, tuva kuri ako kanya duhita dukurikizaho ijambo ry'Imana twahawe cyangwa se ryigishijwe na Fraha Bertu. Akaba ari umuhanzi, akaba ari umuririmbyi, akaba ari umuntu ugira umutima mwiza, ni umubyeyi wa Adonayi, n'umwe mu banyamuryango bakomeye ba korali Adonayi, niko twabivuga. Ariko kandi ku ruhande rwe akaba ari umunyamuziki, kandi twavuga umubyeyi w'umutima, nibyo twamuvugaho nkatwe tumuzi. Reka hari dukomeze tubereke ibikorwa bigiye bitandukanye uko byagiye bikurikirana. 16 Nuva twese turimo kwiga tukiri abana batoya, twarayimenye, twararufashe mu mutwe. Ese twabivuga twese? Ngaho tutangire 1 2 3. Amen. Ubwo rukundo ni rw'Imana yacu yadukunze turi abanyabyaha. Yesu Kristo nawe arabyemera, aratufira. Ni rukundo ruhebuje, ni wa rukundo twita agape. Ugakunda umugenzi wawe itari kuvuga ngo kubera iki cyangwa kubera iyi mpamvu. Uru rukundo ni rw'Imana yadukunze, kandi ngo ashaka natwe tutumenya. Ubwo Yesu Kristo nawe arimo kwigisha ari hano ku isi, akavuga ngo nabazaniye iki? Itegeko risha. Ya tegeko risha ni rihe? Ni rukundo nanone. Uko tubisoma muri Matayo 22 murongo wa 37 kugeza 39. Itegeko rya mbere ngo mukunde Imana. Turabasomi, turagenda twese ngo tukunde Imana iki cyangwa mubaze musome. Matayo 22 ngaho mufungure, ndabona twese twabaye.com tuge tukoresha amatelefone cyane. Matayo 22 murongo wa 37 kugeza 39. Nagire umuntu atusomera. Handitse ngo nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe Imana ya nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka yego Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Amen. Iryo tegeko rikomeye ry'imbere. Okay, yani rya mbere ngaho tubisubiremo. Itegeko rya mbere riravuga ngo iki? Tukundishe umutima wawe ego ubugingo n'ubwenge bwawe bwose. Ubwo yani itegeko rya mbere, kandi ya tegeko buriya ni ya mategeko 10 Imana yahaye Mose, ane ari ku gisate kimwe. Yarebaga urukundo rw'Imana, kubera igihe ukunda Imana na gushobora gufata igishushanyo hari imbere ngo utangire ugifukamire. Nago ushobora kutangira kuvuga izina ry'Imana busa. Hari igihe kenshi bikunda gutucyaho, ariko niba umuntu yanarabikoraga na kuriya rwose
cyane cyane mu rwenya, cyangwa ugasanga umuntu yahaye kureba filime iteye ubwoba, none wenyine nawe yagize ubwoba akatangira kuvuga ngo Yesu. Kandi mu bitabo by'ubwanuzi bavuga ngo igihe tutabaze izina rya Yesu, mbese hari abamarayika ako kanya mu ya segonde mbese babiteguye kugira ngo baze bakora iki, batabare. Noneho ugasanga ngo Yesu we n'ibiki, kandi ari ibintu by'urwenya, ugasanga ari ibintu mbese by'amafutifuti. Buriya twemerewe kuvuga izina rya Yesu igihe turimo gusenga, igihe turimo kuririmba, cyangwa igihe turimo kumwambagara kugira ngo akore iki, adutabare. Urwo rukundo rw'Imana niko nashakaga ko tuganiraho uyu munsi. Ndabizi ko twabitangiye tukiri batoya, ariko mbashaka ko tubyumva itari kuvuga mu magambo gusa, ariko tukabishira n'iki no mu bikorwa. So Imana ibahe umugisha, kandi urwo rukundo rwe ikomeze itwigishe ibirenze ku biriya mu izina rya Yesu. Wow, Berite amaze kutwigisha ijambo ry'Imana, korali Adonai n'abaririmbyi baraturirimbiye, bamaze kuturirimbira habaho igikorwa nanone cyo kwishima, turirimbana n'ababyeyi, turabyina koko turabyina turishima, ariko ntago twabyinaga indirimbo z'isi, twabyinaga indirimbo z'Imana, kuko icyo twashaka ikintu kituremamo ibyiringiro n'ibyishimo kandi bituruka kuri Yesu Kristo. Impanuka wihangane, Imana igufiteho umugambi, wicika intege uko ab'isi bagenza, hanga amaso Yesu umwiringire, ni vuba tugatabarwa. Yego byose bizashiraho rwose, twongere kubaho tunezerewe. Yesu aje kujyana bamukoreye, Imana ivuze tuzamuwe. Amarira atemba azanagurwa, tubeho by'iteka ryose. Umunsi wishimye uri hafi, komera. Nubwo ijuru ntumbuye nabera, nubwo ndi hano mu isi si iwacu, mfite isezerano ko Yesu azagaruka. Ntabwo natekereza ko iwacu ari bugufi, uko bukintegereza gusohora mu ijuru. Hafi iwacu, hafi yaho, ugeze hafi iwacu, ngiye gusohorayo, ngiye gusohorayo, ngiye gusohorayo. Habaho kuvuga ijambo ry'ababyeyi, ababyeyi baratuganiriza, bagira ibyo batubwira byinshi kandi turashima Imana cyane muri aya masaha, kuko buri muntu wese uri aha ngaha Imana yamwongerera igihe cyo kubaho, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turanezerewe cyane cyane, ariko twebwe tukimara kubona abana baje kudusura, ariko cyane reka mbanze mbashimire tate, kuko tate dufite itsinda duhuriramo nk'abantu bagize incike na jenoside,
itsinda bita ngo humura nturi wenyine. Twarigezemo tumva turanezerewe cyane kuko iyo ugeze muri iryo tsinda ubundi iyo uri nk'ahantu nk'aha yenda nk'uko tuzeye turi batatu tuba twumva yuko ari twe dufite icyo kibazo, ariko twageze mu itsinda twari abantu bafite ibibazo cyane bahungabanye, ariko itsinda riraturuhura. Ibyo nabyo nabibasangiza kubera ko iryo tsinda naryo ni itsinda risa n'iryakoreshejwe n'Imana, kumva abantu bahuje ikibazo bakajya bahura bakaganira tugasangira ibibazo duhuje. Ubwo nabwo iyo twageze turanezerwa. Uyu munsi rero wongeye kuba akarusho, twanezerewe cyane. Nkanjye maze iminsi naravunitse, Tati yarabimbwiye ndambwira ariko njyewe ntabwo nzabasha kugera aho ngaho kuko ntabwo ndi kugenda ngo binkundire cyane kandi ntabwo ntuye kure. Aravuga ati hari ikibazo se, ati abana bazaza kugutwara. Ese numva ndavuga ariko Mana, mu ijuru hari Imana ikoresha abantu nkamwe, mukajya ahantu mu bantu mutazi mukabakora igikorwa nk'iki ngiki. Ni urukundo, ni rwa rukundo mama wacu yahoze, umukobwa wacu yahoze yigisha. Turashaje, turi abantu bakuru ubu ngubu, nkanjye mfite imyaka 33. Urumva ko tufite ahantu tumaze kugera. None rero rwose twanezerewe. Biriya yavuze ati mama Fiona yavuze ati iyo umuntu nkakura muje mukabambika, dufite imyenda tutagura rwose, yenda ushobora rimwe na rimwe ukabagura agatege ko gukorana, ariko imyenda dusohokana yose n'abana bayiduha nkamwe n'abandi. Mbega nubwo twahuye n'ibibazo, iyo tutagira leta nziza, byose bikorwa na leta nziza, ntago twari kujya tumwenyura, twageza tutamwenyura, tugahura tukarira tukagira gute. Ariko ubu kubwo gufashwa n'Imana dusigaye tumwenyura tugaseka. Ariko ikindi cyadufashije kurenza ibindi byose, gusenga. Nkanjye nasenge mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi i Nyamirambo, niho nakunze gusengera cyane. Tewe ndamuzi, buriya nuko tutari tuzajya ko nari muzi, hari umujiya rwose, umuntu ukomeye cyane nuko. Ariko noneho rero uyu munsi wabaye akarusho rwose. Mbega umuntu avuze wavuga byinshi ko hari ibintu binakurenga muse ukumva wanarira, kandi igihe cyo kurira rwose Imana yakidufashijemo kuko dufite abatunezeza. Turanezerewe cyane kandi Imana ijya ibaha umugisha mu gikorwa mukora nk'uku nguku. Hari igihe ugambirira ariko umugambi wawe ntusohore, ariko turashimira Imana cyane ko ibyo mwagambiriye mwabishohoje, kandi si mwebwe n'Imana yibashoboje. Reka rero rwose turabashimye cyane ko n'abandi bafite ibyo kuvuga, kandi na bagenzi bamenye batashoboye kugera hanga mu bwenge atabakecuru twasuye mageragere banezerewe cyane, kandi turanezerewe tubikuye ku mutima. Ntabwo ari uburyarya iyo umuntu asenga bagomba kuvuga ikintu kimuvuye ku mutima. Turanezerewe rero, reka twe kuvuga byinshi, aho mukuye Imana ibasubizemo, ibakubire kenshi, kandi ikiruta byose ijye bahamagara amazima uko bwije nuko bukeye, mu mirimo mukora Imana ibaheremo umugisha. Ibyo mbasabira mu izina rya Yesu, amen. Nari kuvuga ko wabivutse wambaye navuga iryawe nari kuvuga wawe ushaka kubisubire tate winsekare. Ubu rero ndishimye birenze ukwemera. Ibi ngibi binkumbuje iyo twagiye hariya Kimironko. Iyo twagiye Kimironko duhita tuhahurira twese uko duhuje ikibazo, tukabyina tugaseka. Ejo bundi twagiye kwibuka ku Gisozi, twari twarishyizemo yuko iby'amarira tutazongera kubikora, ariko noneho byabaye akarusho. Twarareze twese, ariko burya baratwihorera muri sare, turarira turihanagura, turangije turaseka. Bongera badushyira mu modoka baratujyana dusubira Kimironko. Ariko iyo twagiyeyo ibibazo byose wumva umutima wawe wururutse, tugasenga pe, ugasanga buri wese agahura n'undi. Udukecuru twunamye, ngewe wundemye, twunamye turemera tukaza twese tugahurira ahantu muri sare.
muri shapeli yo ku kiliziya hariya. Ubu rero ibi nimugoroba naraye numvise ntameze neza, noneho ngeze mu gitanda nkunda kuvuza radiyo nkashyira muri Mariya igakomeza ikavuga, nagira Imana nkabona igitotsi nkasinzira, nakamuka nkasanga bari mu ishapu, ubwo nkahangana nayo saa munani. Ntabwo njya nyizimya, ariko burya igeza mu gitondo nyizimya ari uko mvuye mu cyumba ku gitanda, niyo ndarana nayo yamaze agahinda. Nabura ikindi, sinabura radiyo. None rero ubu ndishimye, ndanezerewe pe. Beya arabivuze numva binkoze ahantu. Nk'ubu ngubu iyo tubabonye, hari abana bajya baza kundeba bo kuri koleje hariya hepfo ku ishuri, barazi iyo bateraniye mu rugo, urugo rurakubita rukuzura batayo yose, bakaza bakitekera ngo ubwo nsangire nabo ngo nishime, bagateka nibo bitekera, nta kintu kijya kingora kereka kubashakira ibyo bariraho n'amasafuriya batekamo, nta kindi. Ubundi bakanshyira hariya hagati yabo nkicara, bakabyina bakagira gute. Abejo bundi batashye hari saa 11, ubwo nabyo numva bimfashije. None rero namwe musongeyemo, turishimye, umutima wacu ururutse. Ndumva nta kindi navuga. Imana ko izakomeza ibarinde, natwe kandi turinde. tutamuha ijambo dusoza mu ndirimbo ya 149, niba twabuze gakondo muri iyi si, niba ari iyo 149 muze kuri indirimbo irafasha. Murakoze. Kuri umuntu abura icyo avuga kuko biraturenga. Kera tukigera muri uyu mujyi twagiye tubona imyambaro. Nkanjye nari mfite abantu bavuye i Burundi, bampa imyenda pe, imyenda nuzuza, ariko si inyambaro, nkayibika. Si inyambare pe kubera agahinda nabaga mfite, si inyambare ikabaho mu isanduku nkayireba, ariko si inyambare. Ariko nyuma yaho tuje kugera muri uyu mudugudu, tuza guhura n'umugabo witwa Gaserebege. Gaserebege ni umuntu wavuye muri Tanzania. Hari umuntu uzi kuhoza abantu cyane, akadushyira hamwe, akatwigisha ati ushaka kurira wese arire. Noneho yavuga ati ushaka kurira wese arire, twese twuzuye sare, twese tukarira. Noneho akatujyana hariya Kicukiro, hari ahantu ho mu Kibikira, akatujyana ku cyumweru, tukazagaruka ku wa nyuma tubamo gusa, akatugaburira tukaza twaragejeje bene, tukarya tukishima tukanezerwa, kandi twarangiza tukarira. Akavuga ati nimurire, tukarira, tukarangiza tukagaruka. Noneho niko kagahinda kagenda kagira gute, kagabanuka. Noneho rero bakubiteraho rero noneho no kuba tujya gusenga, tukajya gusenga, tukiga, tukagira wenda n'agatsinda. Twajyaga tugira agatsinda hiriya tuhafite ikibanza, nubwo cyaheze aho kitubatse kubera ibigi byo gufunga isengero, tukazinduka tukajyayo saa 11 iteka, tukahahurira n'abandi bantu duturanye hano muri uyu mudugudu w'Abadivantiste. Ibyo bintu byaradufashije, biradufasha, biratwubaka, bakagenda bakatwigisha, tukiga pe. Nuko noneho ukajya wumva umutima wawe urimo ururuka. Noneho rero tuza gushyiraho, baza kuduhamagara
bati hano hari itsinda rya humure uri wenyine. Nk'uko bivugaga twahahuriye turi abantu bo muri uyu mujyi turi abantu 60. Noneho tuhageze turikanga, umuntu wese akaba yari azi ko ari we wenyine. Undi akavuga ati njyewe narinzi ko ndi igitotsi mu bantu, njye narinzi ko ndi jyenyine. Undi agaturuka ati narinzi ko ndi jyenyine. Noneho tugahoberana tukishima tukariri kuko tuyoborwa n'abantu nyine basenga mu gaturika, tukaririmba indirimbo zo mu gaturika tukishima. Padiri akaza akatubwiriza akatwigisha, tukahava twumva tuhembutse pe. Noneho twaza ahangaha twahurwa, nababwiye ko twari 5, tugasurana tukagenda tugasura uyu tugaherekeranya. Noneho rero barangije abo bahumure wenyine baza kungira mukuru. Ubu rero aho ndi hose baba bambaza abakobwa bawe bari he? Abo ni abakobwa banjye. Nicyo gituma ntashobora kugira ikintu nkora ntari kumwe nabo, kuko aho ngiye niba nk'uyu twajyanye n'uyu uriya arwaye, ariko biri wa mukobwa wawe ari he, wa mukobwa wawe ari he, bakakomeza bakamba umukobwa wawe ari he, umukobwa wanjye ararwaye, umukobwa wanjye ararwaye yaravunitse, nkababwira uko ibintu bimeze. Nuko bigenda bitwubaka. Noneho ya myenda nabitse, noneho ndatangira ndayambara. Noneho ndumva ndahembutse, numva mbaye nk'abandi. Nuko noneho na leta yacu nukuri pe iradukunda pe. Hari igihe baduhamagara hariya ku karere ka Nyarugenge, hari ubwo baduhamagara bose twese tukagenda, bakatwishaza ahantu muri hoteli, bakatugaburira, bakatuha ibiryo byose bibaho, tukarya tukishima. Barangiza bakadushyira ku murongo, umuntu wese igitenge nk'uko yabivugaga, dufite imyenda. Bakatubwira ati turi abana banyu, ni twebwe bana banyu, ntimuzihebe, ntimuzagira agahinda. Oya, turi abana banyu kandi koko ni abana bacu, kuko hari benshi baba turi kumwe hariya ku karere, hari benshi bagiye babana nabo bamama bose bo mu miryango, bakarirwa nabo, bagakura, bakiga, bakarangiza bakaba bafite akazi. Noneho ubwo bafite akazi bakavuga ati turi abana banyu, tuzajya tubakorera ikintu cyose kibanezeza. Ni muri ubwo buryo namwe mwaje, ni muri ubwo buryo namwe mwatekereje, ni muri ubwo buryo Imana yabahamagaye ikabwira tumva nimutekereze abantu barimage, ntimujyimageragire ariko murebe abantu bahari, murebe ko mwamenya abo mwafasha, abo mwagira ababyeyi banyu. Ubuse ntabwo tubonye abana. Haleluya. Tubonye abana tutari uyu sinari muzi, sinamuheruka, cyakora usibye nyina ko wa wundi mwazanye ari he? Ari he? Teuri. Uyu yaraje aranyibwira, tereka nkwibwira, aranyibwira, arangije aravuga ati wowe nawe Teo, ati buretse nze nanjye nkurushe. Atereka nze nanjye nivuge maze nkurushe. Nuko aravuga ati uyu ni wo ku Buhanda uramuzi, ntiyumuntu ku Buhanda uramuzi, ntindamuzi. Aturya rero yarafite masenge, kandi uwo yita masenge ari mubyara wanjye. Urumva se bose babonye ntyo, babonye ntyo kandi ntari imbazi. Use si Imana yabahamagaye? Imana ibaha umugisha rero, umva mukore mugwize. Ufite imodoka imwe azagira 2, muzagaruke hano umuntu wese afite imodoka 2. Umugisha ndajya mpora nkubasabira cyangwa uzajye mbona n'imodoka ntwara umutwara. Ninjya kugira aho njya mpamagare naka, umva ndashaka kujya hano aha ngwino nyarukane. Urumva Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha rwose aho mukuye, Imana ibongerere.
kandi si ubu ngubu mutubonye gusa tuzahora tubonana buri munsi. Mukuru wa Pasi hariya ni twarahasengeye, hari n'abana bahize, hari n'abana banjye bajyaga bahiga. Ubwo rwose rero Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Turirimbe iyi ndirimbo igifasha cyane kuko ibi byose ngo imibabaro nayitoye i Karuvali. N'indirimbo ye 229. Duhaguruke turirimbe maze nawe uyicurange. Tuyiririmbe twese, duhaguruke tuyiririmbe. N'abahoze bataririmba turirimbe natwe, tube korali, dukore tororo. Wow, byari byiza cyane. Twari tumaze kwakira impanuro z'ababyeyi bamaze kutuganiriza. Noneho ejo muri umvikana umwe mu bana bacu umwe yari yavutse. Fabrice yari afite isabukuru ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ubundi mama Zuru atuzanira imigati, abanza kubitubwiraho neza, ubundi duhita turya imikati twishimye. Byari byiza cyane, byari umunezero wongo. Namwe murebe ukuntu twari mu rugo rw'ababyeyi bacu, rwa anti wacu, rw'aba anti bacu, twishimye. Batwifuriza kugira imodoka nyinshi cyane. Ubundi turya keke, turya umugati, tunywa n'agafanta, ubundi turishima. Abana turabirya. Turi kurira ku mwana wacu wavutse Fabrice, bimukore yavukiye mu muryango wacu cyane ko ariko twagiye gusura uriya muryango. Reka dukomeze tubereke n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko turi kwerekeza ku musozo. Nateguye yuko ari ufatiye Imana twese akayidusangiza mu buryo bwo kwishimira isabukuru y'uyu munsi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Yewe byari byiza cyane, ntimuduseke, ariko kandi twari twishimye. Tuzi icyo nuko twari twishimye, twari tunezerewe nka Donayi, ariko kandi twari tunezerewe nk'ababyeyi, twari tunezerewe nk'abana basuye ababyeyi. By'umwihariko byaradushimishije cyane. Ntimutubaze ngo twaririmbaga ibiki, ariko icy'ingenzi nuko twari twishimye, twari happy. Reka dukomeze no tugire dutaramire. Gakondo
Kigali arabaza Lambo arabaza Ndabo arabaza gikomeye gusura abantu nk'aba njyewe iyo hagize umuntu uza akabasura nk'uko birandenga pe. ubu rero ikintu mwakoze Imana izakibibukire byiteka. ni abantu baba bakeneye abantu babahaba hafi babaganiriza, iyo babonye barishima. urumva iyo babonye basuye undi muntu nk'uko bavuga ati buriya nanjye umwana wanjye ari kubansura nk'uko umubazaniye igitingi, byo birarenze. avuga ati umwana wanjye ari kubakima ariko mbonye abandi bagiye mu kigo kibakima. mbega bimwongerera imbaraga, bikamwongerera ubuzima, akagarukamo icyizere, akagira icyizere cy'ejo hazaza ntiyihebe. ubwo rero mwakoze cyane. ubwo rero Theogene twigeze kubiganiraho, ndamubwira mfite umubyeyi nyine, mubwira ukuntu bimeze, ati tuzamusura. uyu mubyeyi rero nta nubwo nabivugaga nazi ko azabwira, ndabizi ko bahorana, ariko ntabwo nari nzi ko hari ikintu kizatuma nababahamagara. aje avuga ati rero ati turi Nyabutatu, ati niyo ari ikiro kimwe turagisangira. murumva urukundo bafite. rero nishimye byandenze. nari mfite n'indi gurupe y'abantu tuvuka hamwe, twari dufite inama nabo, bafite abantu bazimura bakajya kubashyingura mu rwibutso. bari bashyinguye bidashimishije. ni famiye ya Theogene, ahubwo muzanamuherekeze kuri 15 bazaboneka. yenda ubwo niyo bibabwiye. hanyuma n'ubu bari barimo kuduhamagara, ariko ndabwiye numva ibi biri buvemo murambwira, kuko igikorwa ndimo nacyo kirenze iyo nama. gusa ibyo muri bufate nta kintu uri burenzeho, ariko n'ibindi ndimo nabyo ni nk'iyi nama, mumbabarire. baranabyishimiye kuko baramuzi tate. ubwo rero ni ukuri nishimye birenze. mufite urukundo muzarukomeze. hari n'abandi bagiye batandukanye bameze nk'aba. hari n'ufite abana nawe umeze nabi. iki gikorwa ni cyiza. natwe ku itorero wacu Gikondo turagikora buri mwaka. tugira umuntu turemera tukamuha 500. twishatsemo abakristo abizera, tugatura tukayamo, tugashaka umuntu wagize ibibazo muri jenoside yagezweho n'ingaruka, cyangwa se niyo yaba afite abana ariko atanishoboye. ariko iyo abonye abantu bamubaye hafi cyane muri iki gihe cy'iminsi 100, bari ikintu cyiza cyane. ubwo nta kintu narenzaho, gusa nabashimye. muri abantu beza, muri abantu bakora igikorwa cyiza cy'urukundo. Imana izakomeze bakomereze urukundo kandi bahe umugisha utagabanije. ababyeyi baraturirimbiye, turirimba iz'Abadivantiste kuko harimo nabo tudahuje kwizera, nabo turirimba izabo tudahuje kwizera, nabo turaziririmba, turishima, twariso happy. ubundi tumaze kuririmba twumva ijambo ry'abayobozi, twumva abo muri korali, tubirangije ibyo ngibyo birangiye, turifotoza, turataha. tw'ingenzi turashima Imana ko yatubashije ko uyu munsi ugera tukaba turi kumwe namwe. n'ishimwe rikomeye ku Mana. ikindi twababwira nuko twababwira ko mutari mwenyine, turahari kandi hari impamvu Imana yemeye ko tugomba kuba duhari mu gihe nk'iki. ntimugahangayikishwe nuko nta bana mufite. abari aha ngaha bose n'abana banyu. nk'uko perezida yabivuze, uyu munsi twaje, ariko ntibivuze ko aribwo bwa nyuma. n'ubundi twagize umugisha wo kuba dufite abaririmbyi baturuka muri uyu mudugudu, kandi ahantu haturuka abaririmbyi bageze burya kuri 3-4 baba ari benshi. bivuze rero ngo twahajishe igisabo.
ni mu rugo tugomba kujya tuza kenshi kandi tukabageraho kandi tukabahumuriza. Yaba ari nimero ya perezida murayisigarana, yaba ari ya disiplineri wacu murayisigarana, ku buryo igihe icyo ari cyo cyose mwumva ko mudukeneye, nubwo mwakuma mukeneye kutureba mu maso gusa, sajya tuza muturebe tuharirimbire. Ubundi twari twifuje ko turi buzinduke tukaza tugafatanya namwe tukabakorera amasuku tukitekera. None umuganda watuvangiye ukuntu twazongera tukabipanga wenda mu gihe kiri imbere, tukaza tukirirwana namwe mukicara hariya ibintu byose tukabyikorera, tukabagaburira, tukabamesera, tukabaterera ipasi, tugakora amasuku hano, kuko ubundi iyo niyo mirimo y'abana mu rugo. Rero mukomere, Imana irabakunda kandi rwose ubwoba nibushire. Yesu ni muzima, ni muzima, twishimye, ni muzima, tubabaye, ni muzima, dufite umuryango, ni muzima, ntawo dufite, kuko nyine ikibumbano nta burenganzira gifite bwo kubwira uwakibumbye ngo byagenze gutya, ariko nyine uwatubumbye niwe uzi impamvu y'ibi byose. Rero Imana ibaha umugisha, kandi rwose uko byagenda kose ntabwo biri burangire uyu munsi. Murakoze cyane. Twahagurutse iyo saa 12:30 ubu twerekeza mu macumbi yacu. Mu by'ukuri byari byiza. Ndibutse ko twari kwiringira TV, aho twari kumwe na Korali Adonai turi kubagezaho byinshi twungukiye. Ejo Imageragere aho twari twagiye gusura bamwe mu babyeyi basizwe iheruheru na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. By'umwihariko byari byiza, bari bishimye, nubwo ku rundi ruhande umva babaye, ariko ku rundi ruhande iyo mubaganirije barishima. Baririmbyi bizera, hari abo gusura, hari abo kwishimana nabo, ahubwo ngo dumare umwanya turi mu bidafite umumaro. Niba twaruhutse tudafite akazi, mugiye mureka dufate igihe gihagije cyo kujya gusura aba babyeyi, tubaganize, batuganize, biyumvemo ko duhari, twiyumvemo ko bahari, bityo twese twiyumvanemo nk'abanyarwanda. Ndabakunda cyane, Imana ishimwe kuba mwebwe twabanye, by'umwihariko Korali Adonai. Imana ibahe umugisha, God bless you, ndetse namwe mwese mwadukurikiye. Imana ikomeze kubungura ubwenge n'ubushobozi n'ibitekerezo, bityo muze gufasha Adonai muri bino bikorwa, cyane ko ari igikorwa kizajya kigaruka. Ibindi biganiro kuri kino gikorwa muzajya mubona, muzajya mukomeza mu bikurikire. Bye bye bye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14 umurongo wa 14.